Bene data nshuti z'umwami wacu Yesu Kristo, nongeye kubasuhuza mbifuriza umunsi mwiza, mbifuriza kugubwa neza, mbifuriza amahoro y'Imana aho muri hose, kandi mbifuriza ibihe byiza mu mitima yanyu, mu miryango yanyu, mu mibereho yanyu ya buri munsi. Imana ibahe umugisha. Ni Iribanje Jean Claude, tugarutse ku munsi wa kabiri mu nyigisho yacu. Turi kuvuga hejuru y'urugendo rw'umukristo. Haleluya. Turi kuvuga hejuru y'urugendo rw'umukristo. Turacyayobowe na rya jambo twasomye mu gitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya kabiri uhereye ku murongo wa mbere kugeza kuri wa murongo wa 12 kuko twayisomye. Hanyuma ejo twabonye inyigisho nziza rwose imeze neza, itwereka uburyo umukristo ahaguruka. Ndibutsa ko twarebye Isiraheli igeze i Gilugari, ari naho Eliya na Elisa bahagurukiye. Tumenya amateka ya Gilugari. Gilugari twarahumvise, Imana ishimwe kandi nihabwe icyubahiro. Iyo usomye rero ku murongo wa kabiri w'icyo gice cya kabiri, haravuze ngo Eliya abwira Elisa ati, ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka ntumye i Beteli. Elisa aramusubiza ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe, sinsigara. Nuko baramanukana bajya i Beteli. Bagezeyo, abana b'abahanuzi b'i Beteli baza gusanganira Elisa, baramubwira bati, aho uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja? Arabasubiza ati, ndabizi, ariko nimuceceke. Amen. Uyu munsi rero, kuri uyu munsi wa kabiri mu nyigisho yacu, tugiye kuvuga nyuma yo guhaguruka. Umukristo iyo ahagurutse Gilugari ajya he? Haleluya. Twabonye ko guhaguruka neza biguhesha kubaho neza mu buzima bwa gikristo. Iyo wahagurutse neza, ibintu byose bipfira mu guhaguruka. Iyo uhagurutse utabitekereje, iyo uhagurutse mu buryo budafite gahunda, ntabwo uba uzarama mu bintu by'Imana. Mu by'ukuri, impamvu zitera abantu kuza ku Mana ni nyinshi. Burya hari abantu bazanwa ku Mana n'amakuba, hari abazanwa ku Mana n'ibibazo bitandukanye bahuye nabyo, hari abazanwa ku Mana n'abandi. Ugasanga umusore aje mu rusengero, aje mu itorero akurikiye inkumi ikaba yaza mu itorero ikurikiye umusore runaka. Abantu bashobora kuzanwa mu nzu y'Imana cyangwa se mu itorero ry'Imana n'ibintu. Ugasanga umuntu afite ibintu aje akurikiye, akazahaguma kubera ko yumvise ijambo ry'Imana na bya bintu ategemeye cyangwa ategereje kuzabona. Ariko mu by'ukuri ndi kuvuga ku mukristo. Haleluya. Nubwo izo mpamvu zose zihari kandi birize izivuga cyangwa se n'ibimenyetso bizigaragaza ko zibaho, genda avuga ku mukristo wahagurutse. Haleluya. Agahaguruka avuga ngo, ndahagurutse mvuye muri rimbukiro twageranya na Egiputa, hanyuma ubu ndimo nderekeza mu gihugu cy'amasezerano. Ndashaka ubugingo, ndashaka kuzabana na Kristo, ndashaka kuzabana n'Imana. Nicyo cyifuzo mfite. Ndashaka kuvuga rero uwo nguwo niwe dukwiye kuvugaho. Abandi bo ibyabo nyine birangira gutyo. Uwaje ashaka ibintu, iyo abibonye biba byiza, yabibura akagenda. Uwaje afite uwakurikiye, iyo amubonye barajyana. Wubakiye ku zindi mpamvu runaka zitera abantu kuza mu nzu y'Imana, iyo zikunze sava, iyo byanze acaho. Imana itugire neza cyane. Ariko ndi kuvuga ku muntu waje ashaka ubugingo, waje ushaka agakiza, waje ushaka waje uhunze ava mu byaha, hanyuma aza mu gakiza. Haleluya. Ntabwo mu gakiza bahimukira, ntabwo gukizwa ari ukwimuka, kuko iyo umuntu yimuka agira ibyo yimukana, ariko ahubwo mu gakiza ni uguhunga. Iyo umuntu ahunga akiza amagara ye, akiza ubuzima bwe. Hari abantu baje mu gakiza bameze nk'abimutse, hakaba n'abandi baje bameze nk'abahunga bakiza amagara yabo.
Imana ishimwe cyane. Uyu munsi rero turi kureba kuri uwo muntu. Ejo twababwiye ko iyo ahagurutse igirugari, girugari ijambo rya mbere ni ugukebwa. Gukebwa bisobanura kwihana. Hanyuma nyuma yo kwihana cyangwa se nyuma yo gukebwa hagakurikiraho gukira. Gukira ni ugukira nyine ukumva ko rwose hari ibintu bigukamutsemo, hari ibyaha bigukamutsemo rwose, ugakira kubeshya, ugakira ubusambanyi, ugakira ubusinzi, ugakira uburiganya, ugakira ubutekamitwe, ugakira uburaya, ugakira za ngeso zose, ugakira za kamere zo, donke ugakira ukumva ko ukebwe, ukumva ko ukize. Ijambo rya gatatu twababwiye ko igirugari kandi ariho Imana ikuriraho abantu igisuzuguriro. Imana ishimwe. Twongera kubabwira ko girugari ariho Abisirayeli baririye Pasika. Hanyuma ikindi cya gatanu, Imana ihabahera avance ihabahera ibigugu byo mu gihugu, intambara z'igihari, ibibazo bigihari. Mbabwira ko umuntu iyo atarasogongera ku buryohe bw'ijuru tukiri hano mu isi, ntabwo wamubwira ijuru ngo arikunda, ariko warisogongeyeho nubwo hazi intambara zimeze zite ntabwo yasubira inyuma. Bivuze iki? Bikwereka ko n'abatubanjirije icyatumye bemera no gutanga ubuzima bwabo bari barasogongeye ku buryohe bw'ijuru, uburyohe bwaho tujya, icyanga cy'igihugu tujyamo, kumva ubwo buryohe bwacyo n'ibinovera byacyo mu buryo bw'umwuka, ukagikunda utarakibona. Haleluya. Ibyo rero nibyo bituma umukristo akomera. Twavuye rero girugari ngo baramanutse bajya Beteli. Umukristo iyo ahagurutse igirugari, twagereranyije kandi no ku musaraba, igikurikiyeho n'ahandi ni Beteli. Beteli rero ni mu nzu y'Imana. Reka rero mbabwire ikintu gikomeye bene data. Iyo wahagurutse nabi igirugari, umenyekanira Beteli mu nzu y'Imana. Iyo wahagurutse nabi neza igirugari, umenyekanira Beteli mu nzu y'Imana. Nuvuga ngo Beteli niho ugaragarira, ntushobora kurenga umutaru. Beteli niho ugaragarira iyo wavuye igirugari udakize. Beteli niho ugaragarira iyo wavuye igirugari udakebwe. Beteli niho ugaragarira iyo wavuye igirugari udakuweho igisuzuguriro. Beteli niho ugaragarira iyo wavuye igirugari utariye Pasika, udasobanukiwe icyo igitambo cya Kristo icyo ari cyo ku buzima bwawe. Beteli niho ugaragarira iyo donc Beteli ni muri mu nsuzumira uwo muntu, nsuzumira uwo mukristo, niho bose bagaragarira. Imana idufashe cyane. Dusome Itangiriro ibice 28 umurongo wa 10, hanyuma dukomeze turageza ku murongo wa 22, twumve amakuru y'Ibeteli. Yakobo, twavuze Itangiriro ibice 28 umurongo w'10. Yakobo ava i Berisheba agenda yerekeje i Harani, agera ahantu araharara buracya, kuko izuba ryari rirenze. Yenda ibuye mu mabuye yaho araryisegura, aryamaho arasinzira. Ararota, abona urwego rushinzwe hasi rukageza umutwe mu ijuru, abamarayika b'Imana barumanukiraho bakaruzamukiraho, kandi Uwiteka yarahagaze hejuru yarwo. Aramubwira ati, ndi Uwiteka Imana ya sogokuruza Aburahamu, Imana ya Isaka. Iki gihugu uryamyemo nzakiguha ubwawe n'urubyaro rwawe ruzahwana n'umukungugu wo hasi. Uzakwira iburengerazuba n'iburasirazuba, n'ikasikazi n'ikusi. Kandi muri wowe no mu rubyaro rwawe nimwo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Dore ndi kumwe nawe, nzakurindira aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu, kuko ntazagusiga ntarakora ibyo nkubwiye. Yakobo arakanguka aravuga ati, nukuri Uwiteka ari aha hantu, nanjye nari ntabizi. Aratinya aravuga ati, erega aha hantu hateye ubwoba. Aha hantu nta kindi ni inzu y'Imana. Aha hantu niho rembo ry'ijuru. Yakobo azinduka kare kare, yenda ibuye yiseguye, ararishinga ngo ribe inkingi, arisukaho amavuta ya elayo. Aho hantu ahita Beteli, ariko mbere na mbere umudugudu witwaga Luzi. Yakobo ahiga umuhigo ati, Imana nibana nanjye ikandindira muri uru rugendo ngenda, ikajya iba ibyo kurya n'ibyo kwambara, nkazagaruka kwa data amahoro, Uwiteka azaba Imana yanjye,
n'iribuye nshinze nk'inkingi izaba inzu y'Imana, kandi ku byo uzajya umpa byose sinzabura kuguha kimwe mu icumi. Amen. Ayo ni amakuru y'i Beteli. Nk'uko ijambo ry'Imana ribitweretse, uyu ni Yakobo mwene Isaka, hanyuma Isaka wa Aburahamu wa Nahore, Bwana asifiwe sana. Hanyuma ijambo ry'Imana ritweretse Aburahamu wa Tera Plito. Hanyuma ritweretse igihe Yakobo yari agiye kwa nyirarume i Harani, hanyuma agenda urugendo rurerure cyane aza kugera mu butayu bwa Berisheba. Ageze muri ubu butayu yarahageze bwije, hanyuma abona ko urugendo rutagikomeje ngo arara aho hantu. Haleluya. Aho hantu yaharaye atahazi, yarahazi uko bisanzwe. Hanyuma ngo araryama yiseguriwe muri ubwo butayu, nta muntu wari, n'ubutayu buri aho hirya no hino. Ngo araryama arasinzira yiseguye ibuye. Haleluya. Aho hantu yari yiseguriye ibuye, ijambo ry'Imana tubwiye ngo asinziriye agiye kubonabona urwego rushinzwe ku musego w'aho aryamye. Donc asanga ahantu yaryamye niyo nzira y'Imana. Haleluya. Niyo nzira y'Imana, niho abamarayika bamanukira bazanye ibisubizo by'abubaha Imana mu isi. Niho kandi bazamukanye ibyifuzo by'abubaha Imana bari mu isi. Hanyuma ngo agiye kwitegereza abona Imana ngo iri hejuru, aho urwo rwego rwagezaga umutwe warwo abona ngo Imana yicaye. Haleluya. Ikintu cya mbere, ijambo rya mbere, Imana iramubwira ngo iki gihugu ryamyemo. Haleluya. Irabanza iramwibwira, imubwira iyo ariyo. Imaze kumubwira amuga ngo iki gihugu ryamyemo nzakiguha wowe ubwawe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho. Itangira kuvuga amasezerano, iravuga kandi urubyaro rwawe ruzaba rwinshi rungana n'umukungugu. Icyo gihe Yakobo yari umwe, yari arimo agenda ari umwe. Haleluya. Imana ishimwe. Ngo iravuga ati urubyaro rwawe ruzagera iburengerazuba, iburasirazuba, ruzagera ikusi n'ikasikazi. Hanyuma iramubwira ngo kandi nzagendana nawe mu rugendo uzagenda rwose, nzabana nawe, nzagarukana nawe, nzagendana nawe mu majya, ngarukane nawe mu maza. Kandi iramubwira ngo ntabwo nzagusiga. Haleluya. Ntarakora ibyo mvuze. Imana ishimwe. Iravuga ngo dore ndi kumwe nawe, ntabwo nzagusiga. Ntugire ngo ibyo mvuze simbihagazeho. Nzabirinda, nzabikurikirana, nzabyibuka kandi nzabisohoza. Imana imuha ayo masezerano. Yakobo ngo arakanguka. Bibiliya iravuze ngo avuze induru arumirwa, aravuga ati ya baba, Imana yari iri aha hantu nanjye sinari mbizi. Haravuga ati nukuri rero aha hantu hateye ubwoba. Haravuga ati aha hantu ni mu irembo ry'ijuru. Arangije ngo afata ibuye ryari yiseguye, ngo arangije arisukaho amavuta, ahigira Imana imihigo. Umva ukuntu yasenze. Yaravuze ngo Mana nugendana nanjye ukampa ibyo kurya n'ibyo kunywa, hanyuma ukazangarura amahoro, iri buye nshinze aha ngaha rizaba inzu yawe. Nukuvuga ngo nzahashyira igicaniro cyawe, nzahubaka igicaniro cy'Imana aha ngaha Beteli. Hanyuma kandi aravuga ngo mu bintu uzajya umpa byose ntabwo nzabura kuguha kimwe cya cumi, kimwe mu icumi mu byo uzajya umpa. Imana ishimwe cyane. Gilugali twarahavuze, tugeze Beteli. Beteli ni mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana ikintu cya mbere Imana ikorera abantu bageze mu nzu y'Imana ni ukubakiza ibikomere by'umutima. Haleluya. Kubavura ibikomere by'umutima. Imana ishimwe ko mu nzu y'Imana ariho dukirira ibikomere by'umutima. Ijambo rya kabiri kandi, Bibiliya igaragaje neza ko iyo mu nzu y'Imana uhageze, haleluya, mu nzu y'Imana uhageze niho honyine, Imana ishimwe, Imana itangira amasezerano. Aha niho Imana yahereye Yakobo amasezerano akomeye, amasezerano arenga situwasiyo yari arimo.
imana ikavuga ibiri kure cyane. Mu nzu y'Imana, Imana ijya ihavugira ibintu biri kure cyane, iby'ubwenge bw'abantu budatekereza, iby'imitekerereze y'abantu itakumva hafi. Imana ijya ibivuga, ikabisezeranya abantu bayo, ikavuga ngo ndi Uwiteka Imana, ibyo mvuze nzabikora, ibyo mvuze nzabisohoza. Imana nihabwe icyubahiro, Imana nishimwe, Imana nishyirwe hejuru. Rero ngo nzabikora. Hanyuma rero ndagira ngo twibukiranye gahunda z'i Beteli uko ziba zimeze. I Beteli nubwo Imana ivuganirayo natwe turavuga. Inshuro nyinshi ukunze gusanga abantu baho mu buzima bwo kwishyuza ibyo Imana yababwiririye mu nzu yayo, ariko nabo bakibagirwa ibyo bayibwiye. Imana itugire neza cyane. Yakobo kubera gufashwa no kunezerwa yahahigiye imihigo, abwira Imana ati mu byo uzajya umpa nzajya nguha 1/10. Iyo usomye ijambo ry'Imana rikwereka ko hari aho Imana yageze ikajya imwibutsa, ikavuga ngo ndi Imana y'i Beteli. Nyuma y'imyaka myinshi ikavuga ati ndi Imana y'i Beteli, ikamwibutsa ibyo wavuganye nawe, ikamwibutsa ibyo zamusezeranije. Imana ishimwe. Ariko kandi ikavuga ngo kandi ndi Imana ya hahandi wahigiye ya mihigo. Imana ijya nayo yibuka ibyo twayisezeranije, ibyo twayibwiriye mu nzu yayo ko tuzakora, ko tuzatunganya. Ni ngombwa ko rero igihe cyose wibuka ibyo wabwiwe n'Imana i Beteli, haleluya, ugomba no kuzirikana nawe ibyo wabwiye Imana. Nubwo Imana itazibagirwa ibyo yagusezeranije, nawe ntukwiye kwirengagiza ibyo wayibwiye uri mu kaga, uri mu makuba, uri mu bibazo, ukayibwira yuko nugirirwa neza nayo uzagira ibyo ukora. Hari abantu uzafasha, hari imirimo y'Imana uzakora, hari uburyo butandukanye uzakora nk'umurimo w'Imana. Ibyo byose wabivuze uri Beteli, ubona ko bitashoboka, ubona ko bitakunda, situasiyo y'ubuzima imeze nabi, ubona ibintu Imana igusezeranyije bisa nk'ibidashoboka, uti wa Mana we nukuri aka kazi nukampa nzagukorera gutya, nzagukorera gutya. Ibyo byose Imana irabyibuka. Uko ibyibuka rero, uko wibuka ibyo yakubwiye, niko nawe yibuka ibyo wayibwiye. Ni byiza kuzirikana ibyo twasezeranije Imana, kandi tukareba niba turimo tubikora neza nk'uko bikwiriye. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Byaje gusohora koko nk'uko Imana yabivuze. Nyuma y'imyaka 20 Yakobo yaratashye, ataha ari kumwe n'abana n'abagore n'inshoreke n'imitungo, bizabindi byose Imana yamubwiye irabisohoza. I Beteli Imana ihatangira amasezerano kandi ikayasohoza. Hari ibyo hatubwiriye yakoze twabonesheje amaso, hari n'ibyo yatubwiye tugitegereje, kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Zirikana mwene data, tugana ku musozo, nagira ngo nkubaze, ese urakibuka imihigo wahigiye Imana? Ese urakibuka uburyo wabwiye Imana ko uzayikorera? Ese urakibuka uburyo wabwiye Imana ko nigira ibyo gukora nawe hari ibyo uzakora? Ese warabikoze, warabishohoje, cyangwa watera agati mu ryinyo? Nagukeburaga kugira ngo wibuke ibyo wasezeranije Imana, hanyuma ubikore. We kubaho mu buzima bwishyuza iby'Imana yavuze, wowe udatekereza ku byo wayisezeranije. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Mana ivuga kandi igasohoza, tugushimiye kuri Imana y'amasezerano. Ibyo wadusezeranije mu nzu yawe byose warabikoze, ibyo utarakora nabyo turabitegereje. Turagusaba kugira ngo udutere umwete kandi udushoboze guhigura natwe imihigo twaguhigiye, kandi ababashije kuyihigura ubahereza umugisha. Urakoze, tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Shalom shalom. Tuzakomeza ejo.